Petero yagarutse Nyarurembo arakirwa ate? Nyirabazungu wazindukiye kwa Karemera aragenzwa n'amahoro se? Ni Urunana. Ese burya niwe wakomangaga? Ntigiye wenyine wari uzi ko ari indese. Ntawe narinzi niyo mpamvu nanje kumureba. Ntigiye rero wambonye. Ewe wigaragaje nakubonye rwose. Hanyuma se kutugendereye mu musezo. Je kureba umwana wanjye mumbwirire ko mushaka. Ntawo hari. Yako wabaye utinyira muko. Hanyuma se utangiye no kunyima umwana wanjye. Umwana wawe sindamukwima ngo umugirene. Ko mubwiye ko Karemera ntawo hari yagiye ku kazi. Mumpishe Nori. Wagize ngo hari kumumpisha mu nzu no kumumpisha muri Nyarurembo. None se ubundi uramushakira iki? Ibyo se birakureba. Ushinzwe kumenya icyo mvugana n'umwana wanjye wowe. Uyu mubyeyi nzamugire nte koko? Ndakubwira ngo Karemera ntahari ngo ndamuguhisha. Nakubaza icyo umushakira ngo nze kukimukubwirira uti ntibindeba. Icyo mbeshye ni iki se? Wowe uri umusirikare ushinzwe kumenya icyo umwana avugana na nyina. Aha, noneho rero ndumva wakatugasubira iwawe kuko nge nta mwanya mfite wo gutakaza rwose mvugana nawe. Gatakariye utazi kavuga idahiye washano. Aha, ikitwa gutuka nacyo rwose urakizi. Gusa kuntu kujya untuka. Ariko ujye wibuka kuntukira kure. Urumva? Ikindi kandi sinzongeye kukubona ukandagira mu rugo rwanjye utambaye agapfukamunwa. Nari, urambaza iki? Uretse kugenda nkubaza. Urashaka kumbaza iki se? We na Karemera ejo mwiriwe ko mutiriwe Nyarurembo. Ariko uko rero hoze uvuga bareba bitabareba. Wowe urumva ibyo nkora n'umugabo wanjye bikureba? Bitandeba se umwana wanjye. Ngaho jya kubimubaza kuko ngiye rwose nta mwanya mfite wo kubikubwira. Ngaho wirirweho. Yego mana yanjye. Ndebera uyu muba w'ibifaranga byose ugiye guha rubanda. Ariko rero nese ko ataraye ubuntu ntibaba yakoreye se? None se ureka ngakorera mwe muri aya ngaya akagaruka mu rugo byari kutugwa nabi. Ibyo byararangiye wibigarura rwose Kankwa. Ntabigarura se. Erega warambabaje busho. Kunkura ku kazi kandi narakoreraga amafaranga nkayazana mu rugo. Ibyo tubireke tubivemo byararangiye. Ikiza nuko namaze kubona ko aka kazi nzagakuramo amafaranga afatika rwose. Busho. Ubwo nawe ubyiyemerera kuzunguka amafaranga afatika ubwo ni miliyoni na miliyoni. Ntabwo ari miliyoni na miliyoni. Ariko namaze kubona nanone ko zabona inyungu ifatika rwose. Uzabona inyungu ifatika. Tugomba guhita dutekereza icyo tuzayakoresha busho. Akakanya se kandi Kankwa. Amafaranga udafite se watekereza kuyakoresha ute? Nyamara nibyo byiza kugira ngo hazazira zahita akoreshwa icyo twayageneye aho kudupfira ubusa. Cyakora nibyo. No guteganya ibikorwa hakiri kare nabyo ntako bisa. None se busho. Ndakumva. Tuzakura izindi hene maze ubu mukumbi wazo. Kankwa. Iyi shuro rwose ndagusabye. Ntumvangire. Ndashaka ukabya inzozi zanjye. Igihe cyo kugura moto rwose kirageze. Busho wivunika rwose ndagushyigikiye 100%. Moto yigure maze ndebe niba hari umuntu Nyarurembo uzongera gusuzugura kwa Bushombe. Ariko rero moto si yo kugira ngo abantu badutinye Kankwa. Yego niyo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, ariko abantu bagomba no kutwubaha da. Erega nanjye ngomba guhita nyiga. Ubundi nimara kwimenya nzajye nitwara nduhuke kwirirwa ngenda n'amaguru ngenda nyivimvire gutya negamye nka mugoro no mu murenge Busho. Usiko ntacyo nanga nk'urusaku rw'iki cyuma Karemera. Kiza amahirwe rwose nsanga banzuye. Nanga iyo nkuvugisha nacyo gihenda. Ariko si ubwo ugeze he koko mama? Uturutsiriya yose uratinyuka rwose uca mu gasantere hagati uza hano nkorera koko utambaye n'agapfukamunwa. Ubu ngubu ko ari kusanza abakiriya bagabanutse uyobeye ko hano hahurira abantu benshi koko. Ariko se ntukambone ngo mvugirize induru nkaho ntari nyoko Karemera. So kukuvugiriza induru mama, ahubwo rwose ndatinya ko wandura COVID-19. Ubuzi ko banze kwikingiza none uratinyuka ukagenda utambaye n'agapfukamunwa. Agapfukamunwa se singaka nagapfunditse ku gitenge wa mwana we. Ngaho rero none se kuki utakambaye ukakazirika ku gitenge mama? Numvaga nje gutongana nawe Karemera kandi nambaye akagatindi simbasha gutongana uko mbishaka. Ngaho rero ukambare neza rwose ubundi ntonganye uko bishaka, ariko nibura ukambaye. Ibyo nabyo si uko ushaka ko mbigenza se? Gutyo rwose upfuke neza umunwa n'amazuru.
ngaho rero umbwira impamvu uje kuntunganya. Kareme, ndakumva. nageze iwawe umugore wawe aransuzugura, umugore arandeba mpera ku rwara rw'ikirenge aminura ku musatsi, dore ko areba nk'akayongwe. Mbega umugore ushira isoni mana yanjye we. ariko si wowe nawe nuri nzabagire ne koko ko mutajya mujya imbizi na rimwe. None se wabuze icyo ukora? Ntiryari ntakubwiye kumwirukana Kareme? Ntibyakunaniye? none se urumva gusenya kuko ari inama nziza wagira umwana wawe mama, ubundi se kutambwira icyari kikuzanye iwanjye mbere yo kumbwira ko yagusuzuguye. Narinje kukureba ngo nkubaze ejo iyo mwiriwe we n'uriya mugore wawe. Abantu mwavuye mu rugo mu museso mukagaruka igicuku koko mwiriwe he? Ntukasetse mama, ubu njye nawe norine ko turi bakuru tujya tuza kugusaba uruhushya rwo kugira aho tujya boshya abana koko. Kareme, ndakumva. utangiye kuraguza mwana we? Utangiye kujya mu bapfumu n'abacunyi koko Karemera mwana wanjye? Narabivuze ko uriya mugore wawe azagukoresha ishyano. Ese kuki udashaka kubimbwira? Ariko nanjye ndabaza ubusa. Wabimbwira se kandi umugore yarabikubujije ra? yewe imana ishimwe, uzi ko narigeze ngo abana barambeshya koko Pete? Ni wowe? ni njye mama. Petero mwana wanjye ndongeye ndakubonye. yewe ongera ungwemo mwana wa, urahura cyakomeye? nta mikomere yo ntayo mama, ni wirebera nawe nyine. yewe ndayibona nyine wahindutse utugufa gusa. mama nawe miseke ndarwana, ubu nawe ukwiye kuba narapfuye pe. none se umuntu urya uyu munsi atafite icyizere cy'uko ejo azarya, ubwo urumva nashyira uturaso ku mubiri koko? ndabyumva mwana wa, bari hatari. wari kugira icyizere uvanye heze ko nta so nta nyoko twese wari udusize i Nyarurembo? nuko nyine byari bimeze. uzi ko no kubona aho ndambika umusaya byari ibibazo. reka da. hari ubwo nagera ku rupangu wenda nkagira amahirwe ngasanga harayeho umuzamu ugira umutima mwiza akancumbikira. ubwo nyine ubundi nagaruka ngasanga uwamusimbuye wenda agira umutima mubi akanyirukana. yewe ribaruwa riraye mama. ariko abantu ni abagome koko. yewe Pete, rekeraho mwana wanjye utandiza. rekeraho geze aho ngaho. tekereza yuko kwikorera imizigo y'umuntu yakwemeye igiceri cy'ijana gusa, wizeye ko byibura uri buguremo kavuga cyangwa ikigori. umuzigo ukawikorera wawugezeho mwumvikanye akakubwira ngo nta mafaranga afite. tekereza ngo noneho ngo niba ubishaka ngo ubisubize aho ubikuye. ariko mwana nyagasani bikira mariya nyir'inkoko. mama narabonye. Petero we, byihorere. warahababariye mwana wa. ibaze kubaho wifuza ikijumba so na nyoko babigaburira inka zabo. none se mama utambeshye kuko papa yarambabariye cyangwa nama yari kugira ngo nze bahite bamfata bamfunge? oya aho ngaho tuzi umutima mwana wa. iyo aba ari amayeri se simba narabikubwiye nyine. mba narabikubwiye ntiwirirwe ugaruka Pete. nari kubikubwirira kuri telefone ntumva igumireyo. ariko yarakubabariye. imana ishimwe ko yambabariye we. kubabariye pe. nanjye singira hata papa ageze hano ngo mbanze musabe imbabazi z'amakosa nakoze rwose nkaba naramushyize mu bibazo. nako ndabanza mushimire ko yambabariye pe. wikurikije ushaka kunyisha Stephen, nakubonye ntugende. Mwishamo iki se nakwibye iki na di? Sura unadi. Muraho neza busho. Kuje kwishansiye se dutashye na mahorora? Na mahoro nukuri. Nzango no kureba uyu mugabo. Kwiki? Stefano se undeba miki kuko nta gahunda afitanye nawe. Stephen, ntabwo nje mu mikino hano. Ndaje ngushyira mu bikorwa by'ejo wanyemereye. Nta kindi kinzanye. Nadi. Rwose ngo kuri inzira ku murima. ibyo nakubwiye ejo ko ari ukukwikiza ngo mbone uko nakwigendera. Noneho nta mafaranga umpa? Ntayo mfite kandi nta nakururukuru nshaka kugirana nawe. Urumva ndashaka gutangira mu mwaka wa 22 nta kibazo mfitanye na Nyiramariza gitewe no kumbonana nawe. Arewe erega nanjye sinshaka kugendana nawe. Icyo nshaka ari amafaranga yo kwita ku mwana wawe gusa. Urumva? Stephen, reka mbembaretse mubanze mucoce ibyo bibazo. Ubwo nimurangiza uransanga hano imbere ye. Ndaje busho. Reka mbanze mvugane n'uyu mugore. Erega ntacyo tuvugana. Niba utagiye kumpa amafaranga wikwirirwa ujya n'icyo umbwira. Urumva? None izo ntumbwiye ko ikibazo ufite ari icy'umwana. Yego ni icy'umwana. Niba kumura bikunaniye
genda umuzane mushyire mu bandi nyiramariza murere yego ubundi uncikeho burundu nk'uko wacitse ku ibere rya nyoko. ubu umwana wanjye se yajya kurerwa na mukase ndiho ntibishoboka. none uragira ngo ukore iki? naguhaye umurima wanze kuwuhinga ngo ukuremo ibyo ukeneye byose. ndakubwira ngo mu mwana wanjye mwirerere ukanga kumumpa. urashaka ko nkora iki kindi? nta mafaranga. ntayo nguhaye. ndayiguhaye nkuye hehe se? ntayo ufite Stefan? ntayo nguhaye yewe. sawa nkeneye amafaranga arizo nyirayamereye nabi. niba ntayo mpaye kandi ubwo reka ngende nzinga ibyanjye byose nimukiri iwawe ndebe icyo untwara. ese ko muri udatuje pete humura rwose shira ubwoba umbwire nguteze amatwi rwose nta kibazo tuganire nk'uko twari dusanzwe tuganira pete humura rwose. papa ndakumva. ntabwo nakubeshya rwose numva ntazi icyo nakubwira uretse kugusaba imbabazi pe. urabizi narakubariye pete njya gufata umwanzuro wo kukubwira ngo ugaruke mu rugo nari namaze kubitekerezaho nsanga ngomba kukubabarira rwose. rega uri umwana wanjye. papa ni ukuri umbabarire pe kuko sinigeze numva inama zawe kandi iyo nza kuzumvira simba narahuye n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo namwe kandi ntimuba muri mu bibazo nk'ibyo muri mubo. rero petero ndakumva umugabo si udahura n'ibibazo ahubwo umugabo ni udasubira mu bibazo yaciyemo mbere. urabyumva neza? ndakumva. none se byibuze ibibazo urimo cyangwa se wanyuzemo hari icyo byakwigishije? papa iby'amasomo byo nkuyemo byihorere ninjye ubizi. byakwigishije iki rero? papa narize kandi narafashe. ahari yaba nabashaga gusubiza iminsi inyuma buri nama wangiriye nayikurikiza ijambo ku yindi nyuguti ku yindi pe. ni ukuri. burya rero nibyo bajya bavuga ijambo rya mukuru riratinda ariko ntirihera. ni ukuri ntirihera pe. nakwitwa petero nari ntatekereza kwiba amafaranga ababyeyi banjye ariko kubera kutumvira kwanjye byarangiye mbaye igisambo pe. wikwicira urubanza ntabwo uri igisambo mwana we. bayandike rwose wabitewe n'ibibazo wari wikoreye. bayandike papa nari umusore ugiye kwiga kaminuza ngo nzigirire umumaro ngewe ko nagirira umumaro ababyeyi n'igihugu ariko ndebera byose bibaye umuyonga neza neza. papa ndicyo nibyo rero baba bavuga ngo iyo bavuze ngo ntawe usaza atiyononeye nibyo baba bavuga. ngaho ureba nawe ubusa amafaranga yose mwanyishyuriye dore yapfuye ubusa kandi ntabwo hari kubura ikindi muyakoramo rwose kibyara umusaruro. none ikiza nuko nawe utangiye kubyibonera nk'ubwo kuyonyaguramo inka ibidafite yayo ntubizi. nukuri pe. none reba n'umwana w'abandi mutese mukuye mu ishuri tubyaye umwana kandi natwe turacyari abana bakenewe kurerwa n'ababyeyi ubu se koko yewe ndekigwari. mwana wa ndakumva. icyo bimaze kukwigisha ntacyumvise. ngaho rekera aho ngaho wikomeza kwiciraho iteka sha. oya papa reka mbivuge byose ni ubugoryi no kutumva kwanjye pe. iyo mba narumviye inama wangiriye rwose ubu simba ndi mu ishuri nk'abandi mba ndi ndahinyarurembo. ndi igicucu ndi ikigoryi papa yewe. rekera we nabyumvise ko wize byinshi mwana wa kandi aya masomo yafashe ndabizi ko atazagupfira ubusa urabizi neza. ni ukuri ntabwo bishoboka. haguruka rero haguruka tujye kuryama ibindi tuzabiganireho ejo. none se papa usaba ikintu kimwe. iki se rwose mwana wa? ibibazo turimo kubera kutumva kwanjye nibiramuka birangiye muzangirira impuhwe nsubire kwiga. petero ngo ibibazo yikururiye bimusigiye amasomo menshi. wowe nk'urubyiruko ufashe ingamba ki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha.